Bagarutse ku banyeshuri inshuti bakunze bamenya n'ibi info, wowe nimba uri umubyeyi cyangwa se uri umunyeshuri udukurikiye, twagarutse rero hari ikibazo cyakomeje kugaragara cy'abantu badasobanukirwa ku bintu byo kurokarasa cyangwa se guhindura ikigo. Twararebye rero dusanga dukwiye kubibasobanuriraho, nimba uri umubyeyi ushaka guhinduriza umwana ikigo, nimba umwana baramuhaye kure cyangwa se ukaba wabasha kumenya uko wahinduza ikigo bikoroheye bitakugoye. Benshi bajyaga bahura n'ikibazo ugasanga ashatse guhindura ikigo, ugasanga ikigo agiyeho, ugasanga abadiregiteri batangiye kubaka amafaranga, turampa 80,000 kugira ngo nakire umwana wawe, imyanya yarashize n'iki n'iki. Ariko nje kukwereka uburyo bwiza bwizewe ku buntu bwo kurokarasa. Ube hafi rero ukande subscribe nimba bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro tugushakira buri cyose cy'ingenzi kiba gikenewe, kiba kigezweho muri ako kanya. Wibuke gukanda subscribe rero ubundi dukomeze tubane. Uburyo rero nje kukubwira bwo kuba wahindurizamo umwana wawe ikigo cyangwa se wamurokarasiriza. Umwana washobora kuba wenda yarakoze mu wa gatatu toronkome bakamuha ikigo adashaka, ushobora kuba yarasanzwe yiga wenda yiga mu wa gatanu cyangwa mu wa gatandatu, wenda agasanga aho yiga atahiyumvamo neza cyangwa se batamwigisha neza, akaba ashaka guhindura. Dore rero uburyo bwo kurokarasa bwiza, uburyo budasaba amafaranga, uburyo ngiye kukwereka buroroshye cyane. Kanda subscribe hano kuri Menya n'ibi info, nicyo nkwisabira gusa, ubundi tujye tubana mu makuru, ibiganiro, ibyegeranyo by'ingirakamaro ni hano wabisanga. Uburyo rero bwo kurokarasa no kunyura ku karere, ngiye kukubwira ibisabwa. Umwana wawe niba muha ahantu atishimiye azabe yabasha kurokarasa. Ikintu cya mbere gisabwa, ugomba kubanza ukandika ibaruwa. Nukandika ibaruwa, ubwo nawe urabyumva, nukandika ibaruwa isobanura impamvu ushaka kurokarasa n'impamvu ushaka kujya kuri icyo kigo uri gushaka. Ukugenda ukandika ibaruwa, warangiza kuyandika ukayitegura ukayishyiraho, warangiza ukajyana na biroti y'umwaka urangije. Nukujyana na biroti y'umwaka urangije. Ubwo ngubwo maje kukubwira ibyangombwa bibiri, harabura kimwe. Icyangombwa cya gatatu ni result slip yo mu wa gatatu. Kagapapuro kariho amanota wagize mu kizamini cya leta, waba wiga mu wa gatandatu, waba wiga mu wa gatanu, waba ugiye mu wa kane, ugomba kuba ugafite. Ibi byangombwa rero nibyo ugenda ukadepoza ku karere, ukabishyira muri sekretariya y'akarere aho utuye hose, nimba uri mu majyepfo no mu majyaruguru, nimba uri za Muhanga, za Nyagatare, akarere akariko kose ugenda ku karere kawe ukavuga ngo wenda urugero natse nshaka kujya kwiga ku ndangaburezi TSS mu Ruhango. Wandika ikigo ushaka ku karere, nago bajya bakwaka amafaranga kandi ikigo urakibona. Abanyeshuri benshi bafite impungenge zo kuri iki kintu, ariko naje gukuraho impaka. Umuntu utari busobanukirwe neza aze kunyandikira kuri WhatsApp, aho hasi muri comment nashyizemo nimero, musobanurire neza uburyo yazarukarasa. Ushime kuba wabanye natwe. Iyi ni Menya n'ibi, ntugende udakanze subscribe, nyamuneka subscribe yawe ni inkunga ikomeye, kandi nawe byagufasha kuzajya ubona video, ibyegeranyo, ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Murakoze rero mwe twabanye, ibyiza biri imbere, video zacu ziracyaza, mukande subscribe, naho ubundi ibyiza biri imbere. Ciao ciao.